bibaye ari ukuri ko umudamu wa Norbert yaba yagize uruhare mu kwirukanisha Muyango byaba ari ukubera ariko nanone Norbert ibyo bintu bavuga ngewe ntago nabyemeza ko Norbert twigeze kubona na rimwe uri byuka ko ufite yongwe TV isa naho ikorera mwa Norbert cyane bivuze ngo uko nasohokaga mu kiganiro saa 4 hari gihe nawe nakubitanaga nawe asohotse mu gipangu cye muri jardin romantique oya ntago ari yishyura mureke okay muri jardin n'inzoga ye nanze kuyivuga Norbert ntacyo dupfa ariko nawe urabizi nkurikije yigeze kuduha lift atugeza mu mujyi turangije ikiganiro urumva icyo gihe muri observation zanjye nabonye Norbert ku kaboko ke handitseho izina ry'umugore kubera iyo myitwarire abafashe ino announcement ya company nko guproteja boss wabo nese uzite ko atari boss wayanditse ahubwo kusetsa ni boss wayanditse shokwa guproteja boss se gute nese boss aramwaye nese Muyango aramwaye oya amproteja iki ntabwo akeneye protection bana nese yari yimbwa oya none ariko ibyo yabavuze ubona byo ntibyaba biraho gusa kuri wowe bibaye wokumva use je ntago nta kintu uri kubonamo pe nta kintu uri kubonamo kuba ari boss wa company na danger zo kuba company yahomba icyo nicyo kibazo ariko kuba ari Norbert gatera na Muyango abantu babiri bujuje imyaka y'ubukuri NBG nk'ikigo gikomeye nta nubwo cyareyajisa ku bintu biri no fonde buriya ngunda kubivuga mu mahame ya renseignement on ne peut pas communiquer no kureyajisa ku kivuzwe ni yindi communication sibyo se ubuse tuvuze ko urya imbwa wakwandika ibaruwa uvuga ngo byarasiniya kuba kutarayirya namba ngo sindya imbwa ngo rwose nabeshye gutese iyi ni tuvuga ngo nywera ahantu za Kinyinya harantu bambwiye ngo hitwa mu bigutiya bakavuga ati jarasi yaparitse mu bigutiya tuzi neza ko imodoka yawe iri kuri Urban wakwirwa wandika koko ngo naho hantu simpazi urwana niki nikitse nafasha ira ni yindi communication karimo buriya karimo Alright, JALAS Official TV twongeye kubana namwe amahoro y'Imana bandi namwe muherereye turasuje kandi tubaha ikaze ku biganiro n'amakuru tubagezaho umunsi ku munsi. Kenshi na kenshi mukunze kubona uyu mupapa utwicaye imbere ni umwarimu sibyo byabanjira cyane ariko ndamurite uramuri rwose akaba umunyamakuru n'umusesenguzi mpamvu nayimpereye kuri iyo title y'ubwarimu nuko ibyinshi abisesengura bijyana mu masomo yego ntago ari kugira ngo wenda bibe kese ndende byaguke bibe bibi amasomo tuba dukuramo society ishobora kuba muri rusange ikibaye kuri JALAS ucyumvishe Eric akacyumviraho ntikizamubeho nuko kabisa. So Karege wongeye kwirirwa umeze ute bana urebye ndaho harya turi kuwa kabiri yego weekend harya buriya nayibara ariko muri weekend ku cyumweru nabonanye n'umuntu inzu y'ibitabo noneho ahubwo inzu y'ibitabo kabisa inzu y'ibitabo umuntu wabaye umwarimu imyaka 23 afungwa ishure 5 aba mu bihugu bitandukanye akina imikino hafi ya yose aba mu myanya nyinshi twaraganire pe ni inzu pe uyo ni inzu y'ibitabo afite imyaka 74 ariko agufashe ntiwakuramo oni nararibonye muri 51 yarambwiye ko tuzamusura akadutamiza okay amahire noneho aho ni sawa cyane nanjye ndahabaye iyo gahunda nzayitabira okay so rero hari hashizemo iminsi tutaganira ariko uyu munsi ntago ndi bukujyane kure cyane ya monde yacu nubwo uri ikinyange ndanabyirinda ni ndakwinjiza muri showbiz gato
yego akwinjiza muri showbiz gatari ko wenda n'ubundi ni amasomo nibiba bivugwa yego ntabwo ari kugira ngo wenda duheho ikindi kiri special kidasanzwe kuri iyo nkuru ariko nabibonye kuri social media ariko buri iyo hajemo iz'ikigo biba byageze ahandi yego iyo bari abantu ku giti cyabo naye kubirenza ingohe ariko ikigo cyavuze hari impamvu kiba cyavuze yego ni case y'umu social media influencer ariko wanitabiriye Miss Rwanda aza kuba Miss photogenique ariko kandi ni n'icyamamare kuko wenda hari yashakanye n'ikindi cyamamare yego ni Miss Muyango nagiye kubona mbona haje inkuru ivuga ko yirukanywe na Norbert Business Group NBG nyuma yuko ngo hari ibyo yaketsweho ko byaba byihishe inyuma na Bose Norbert byishe inyuma nko kunyereza amafaranga se cyangwa ukererwa akazi aya yose ibyo bijya byihishe inyuma nabonye biravugwa ko nyine ari bijyanye no kuba ngo bararyamanaga afite ubushuti budasanzwe na Bose hamwe bakabyemeza abandi bakabihakana bikanavugwa ko umudamu wa Bose ariwe wagize uruhare mu gutuma uyu mu minsi ahagarikwa mu kazi ibyo ariko company yafashe imwe muri social media zayo NBG igira ibyo yandika nyuma yuko izo nkuru ziri kuvugwa iravuga ngo announcement mwiriwe neza abanyarwandakazi umuntu wasohoye amakuru avuga ko Uwase Muyango yirukanwe muri NBG Limited n'ibihuha 100%. Uko Muyango twakoranye neza cyane amasezerano twari dufitanye arangiye aradusezerera kuko yaragiye mu zindi project ze ku giti cye. Natwe dukomeza gukorana n'abandi ba influencers kandi turamushimira ku bwitange yagaragaje igihe twakoranaga. Uwasohoye izo rumors n'ibihuha 100%. Ubuyobozi bwa NBG Limited nta kibazo na kimwe afitanye na Muyango Uwase is a friend of NBG family. Okay. Marakoze. Ubwo mvuze ntuza zombi kugira ngo nawe nuza kuduterera imetero bikorohere. Ikiza nuko dufite impande zombi. Yego. Ndavuga impande zombi ko ntago ari Muyango ariko hari ahavuye inkuru ivuga ibyo kandi nabo ba respondinze abavuzwe. Karegeye. Ibi ngibi nundi byamubaho nkuko watangiye ubivuga cyane. Ariko case study yacu ni Muyango na NBG. Good. Okay. Bakoze cyane. NBG kwa Norbert. Norbert kwa Bamporiki. Bamporiki gufunguza umugore wa Norbert. Norbert adahari. Gusaba indonke. Ese ubundi ku bantu bakuze arya Muyango niwe mudamu wa Kimenyi. Yego. N'ubukwe bwabereye hariya. Bisanzwe bivuze ko yari asanzwe ahakora. Oya. Bari barakoranye. Okay. Hanyuma kuba umuntu yazana igihuha ko Muyango yirukanwe kubera afitanye inshuti budasanzwe na son patron. Bon, hari aho ngewe ngera mu metero zanjye no mu myemerere yanjye abantu bakuze barengeje imyaka 18 bagiranye ubucuti budasanzwe si ikibazo kuri nge. Nta nubwo ari ikibazo kuri societe. Aba Mariye. Si Mariye se niki? Ahubwo icyo nemerera uwo mudamu bibaye ari ukuri ko umudamu wa Norbert yaba yagize uruhare mu kwirukanisha Muyango byaba ari ukubera company. Kuko ibyo mvuze by'abantu bakuze baganira bakagira ingingo bageraho ntacyo bitwaye ariko kuri company ku mukozi na sebuja biragitwaye. Kuko burya ihene uyise mushero iracumbagira cyane rwose. Umukozi
ibyo bibaye hagati y'umukozi n'umukoresha akazi byanze bikunze karapfa byanze bikunze karapfa kuko umubosi watangiye kugira wagize ubushuti budasanzwe n'umukozi icyambere umukozi ashobora kwica akazi akajya azigira ashakiye kubera ko yizeye boss cyangwa se akajya adatanga raporo raporo ni ukuvuga ngo ashobora kugenda muri marketing agahura na company abantu abakiriya bakishyura nta verise cyo ni ikindi cyangwa se wa mubosi akajya akemura n'ibibazo biri privé kuri wa mukozi binarenga ku mushahara ibyo icyo gihe rero biba bibangamiye company kandi company nyinshi z'ama privé abashakanye iyo umugabo ari boss mukuru n'umugore abamwungirije so yemerewe kugira ijambo muri company nko kukiza company umbivuze officially administrativement diru affinité hagati y'umukozi n'umukoresha nimbi bididiza company kubera ko umukozi naba kibaye randable kandi n'umukoresha bamaze kugirana ubucuti bwihariye ntaba kimuhurudinza accountable iyo ari mu kigo cya leta byo birazamba burundu ariko no muri privé gikura nk'isabune tujye tureba ibintu nubwo muri leta birazamba kubera ko ari mari ya shuni donc ari ibya rubanda ntago bigaragara ariko ku mu privé akora nk'isabune iyo ugize umukozi mufite uko mubyumva none akajya yikoreramo muri cyese kaba kabaye so kuba umudamu wa Norbert yakwentervena agatanga inama nta no kuvuga kwirukanisha ashobora kuba ataravuze ngo nimwirukane uyu muntu ahubwo ashobora kumubwira ati ndimo ndabona ari gukora nabi bise agatanga inama zigashyirwa mu bikorwa ariko nanone Norbert ibyo bintu bavuga ngewe ntago nabyemeza ko Norbert twigeze kubona na rimwe uri buyuka ko uwo ufite yongwe TV isa naho ikorera mwa Norbert cyane bivuze ngo uko nasohokaga mu kiganiro saa 4 hari gihe nawe nakubitanaga nabasohotse mu gipangu cye muri jardin romantique oya ntago ariyishyura mureke okay muri jardin inzoga ye nanze kuyivuga Norbert ntacyo dupfa ariko nawe urabizi nkurikije yigeze kuduha lift atugeza mu mujyi turangije ikiganiro urumva icyo gihe muri observation zanjye nabonye Norbert ku kaboko ke handitseho izina ry'umugore ntago ndi burivuge kubera ko nyine umugore nimo ndamuproteja yego handitseho umugore we ku kaboko ke hari izina ritezwa na A yego icyo ubwacyo ntabwo ngifata urumva n'abagabo bakeya bandika amazina y'abagore babo ku maboko cyangwa ku mubiri wenda rimwe na rimwe ashobora kubyandika mu mpeta nabwo ahantu hatagaragara ni bake so bishatse kuvuga ngo ntabwo wabikora n'abashyira muri wallpaper ni bake ya phone voilà ntabwo rero wakwandika izina ry'umuntu ku kaboko kawe utamwemera kandi niba umwemera ari n'umugore wawe nibaza ko aba ari ikimenyetso cy'uko utahirahira ngo nimo ndadefanda Norbert utahirahira ariko nanone ariko ubwo muri dosiye bamura icyo ajya gufunguza umugore Norbert adahari nubwo yageze akamusaba amafaranga nta bindi byavuzwe byaravuzwe bijya gusa nk'ibyo ariko ibyo ni ibisanzwe noneho rero yanavuga ko ari ibyo byabaye imbarutse ubundi voilà noneho rero niba Muyango yagira ko Norbert nawe ni umugabo kandi kuba yatekereza bombi hagati yabo batekereza kuba bagirana ubucuti budasanzwe umugore akabibona agakumira ntacyo byabitwaye ahubwo gutangaza kugira bitangazwe byaturutse he nese ni bamwe mu bakozi bo muri kiriya kigo ese ni abavandimwe bumwe muri abo nabo ku ruhande rwa Norbert nabo ku ruhande rwa Muyango question mark ariko ikiza ni ukuba company yagize reaction ubundi yaba ari abantu ku giti cyabo hatarimo company hatarimo izina rya company nta no kurejisa si ngombwa kurejisa si ngombwa kuko ni abantu bakuru ntiwamubwira ngo jya mu rukiko kuko ntibamwakira
keretse nyir'ubwite abyivugiye ari Kimenyi wabivuze cyangwa Madame Norbert ego aho ngaho ariko ko niko urukiko bivuga ari abantu ku giti cyabo ariko kuba ari umuntu na company ikeneye kuba kunoza isura yayo igashyira umucyo ku bintu kandi no kugira ngo ejo hatazagira undi muntu barangira y'akazi yari agashoboye ahubwo ati nyamara hariya bakora batya wijyayo ugasanga company irahangize so rero urumva ni byiza kuba kureyajisa bakavuga ati twarakoranye ariko ubwo nanone ni ukureba ngo ese koko amasezerano yararangiye niba yarahari washaka gucukumbura niba muri showbiz mujya mucukumbura mwajya kureba contract cyangwa se na Muyango mukamureba mukamenya niba contract ese koko yarahari ese koko amasezerano bari bayafitanye yari yanditsemo iki yahavuye ryari ya masezerano yararangiye cyangwa yahavuye amasezerano atararangira sino usibye ko muri ayo madiru nka Muyango nta cyagusubiza gusubiza nawe akeneye guproteja umuryango we kuba bombi bagira buriya ziriya affinité iriya mibanire igeza mu kuremerana mu guhuza urugwiro aba ari inyungu za buri wese kandi amakuru ku kintu abantu bombi abakaguhaye amakuru bombi bafitemo inyungu uko bitamenyekana kandi ibyaba byarabaye bari bafitemo inyungu n'ubundi nta makuru wabona ni nka ruswa n'ubundi kuko ruswa ni win umuntu rero akuremeye hamenyekana ibyapfuye ibitagenze neza ibyazanye ingaru ibitagenze neza wenda tuvuge umubosi ari ikigo nzi ntari buvuga izina ariko ahandi njya nkivuga bigeze gusanga harimo umukobwa ikigo ni banki ikigo cy'imari umukobwa wakoraga kuri gishe buri mwaka uko bavuze umukozi witwaye neza ku munsi w'abakozi ya mbere y'ukwa gatanu ubu turayegereje yabaga ari uwo kandi noneho mu itegeko bavugaga ko uwo muntu ahabwa agashimwe k'igihe gito laptop agasheke voyage buruse ibintu nk'ibyo muri icyo kigo bahitaga bamwongeza 15%. Byamenyekanye byasohotse muri raporo nubwo nashaka kugira byasohotse muri raporo ya mu nteko rusange barabivuze byamenyekanye uwo bibaye imyaka 4 bivuze ngo umukozi yaramaze kongezwa 60%. Kandi itegeko rya mifotora kubijyanye n'abakozi b'indashyikirwa ahabwa ikintu cyako kanya none ukamwongeza 15%. Ngaho ibaze gishe ziriho abagore beza gishe 8 umwe wenyine ari buhora aje akorera buri kwezi buri mwaka azamukaho 15 bivuze ngo ari nk'umuntu wenda uhembwa 300,000 buri kwezi arongezwa kangahe si 20 hari ubwo kuri 15 15% y'300,000 veni za buri kwezi za buri mwaka mu myaka 4 yaramaze kongezwa 60,000 bagenzi be bakiri hahandi veni zirarenga 10 simbizi imibare 15% okay 45 buri kuri 300,000 45 aha 15% ya turwasa ni 45 buri mwaka 45 ubwo bivuze ngo mu myaka 4 yaramaze kongezwa 180 bagenzi be bakiri hahandi nta kindi bavuze cyaba kirimo hagati ariko iyo utera imetero urabibona ubuse ubundi nko mu mabanki ahantu batanga serivisi amanota yo kugira ngo kuvuga umukozi w'indashyikirwa yagatanzwe n'abakiriya abakonsomateri none Bose manager wa banki ko atajya kuri gishe ashobora no kuba adafitemo na konti iri mu kindi kibanke gihambaye amenya serivisi z'umuntu wo kuri gishe ko byakavuzwe n'abaza bagana wa muntu wo kuri gishe agasano kuko ibitekerezo niko kakagennye umuntu utanga care yego ni nkuko muri service ya customer care ni nkuko mu gitondo banyeretse umupolisi uhora ahantu ukunda gukorera ahantu hafi yaho nkorera bavuga uriya akunda kuba umukozi w'indashyikirwa ariko byavuzwe n'abantu bacaho nibigo bituriye aho gaho bivuze ati uyu mupolisi mu muhanda rwose fresh ariko ntago biba byavuzwe na IGP IGP sahora acu uwo muhanda
oya byavuzwe n'ibigo bikorera aho hafi aho uwo mupolisi aba ahagaze ayobora imodoka. None rero umuntu wo kuri gishe agashimwa na manager wa banke cyo ni ikindi imyaka 4 yose, ubundi uri manager mwiza naho yakwitwara kabiri yakwitwara neza birenze kabiri, wamureka ukamotiva n'abandi. Ariko bari bamaze kubimukorera 4 kandi bamuha ibinyuranyije n'amategeko 15% bakamuha donko bakamuhemba buri ikintu gihoraho kijya ku mushahara, mu gihe abandi babaha laptop gahagaze wenda niyo yaba miliyoni ntacyo bikarangira. Niyo bayimuha ari miliyoni y'igihembo. Undi rero bamwongezaga buri mwaka bamwongeza 15 ngo umukozi w'indashyikirwa. Biza kugaragara mu nteko rusange barabivuga, aho inteko rusange ho yabereyeho nanahavuga ari Alpha Palasi kibaho bati ibi bintu yaramuri pe. Kandi uwo mugabo yari nka banke ya kabiri agiyemo, usibye ko iyambere yazibiye ajya muri iyo. Ubu numvise ngo ari mu bintu bijyanye n'amasinanse. So rero kandi ubwo icyo kigo n'ubundi nyine bakivugaga nk'ikiri guhomba, icyo kigo cy'imari kiri guhomba kubera iki iyo bikorera. Nuvuga ngo rero iyo byabaye ko affinité hagati y'umubosi n'umukozi byafekita akazi cyane. Ntakererwa ntuzamwandikira, natuka umukiriya ntacyo uzavuga. Bibaye ari ukuri ibyo umugore yaba yarakoze byaba ari intambwe nziza yo guproteja company ku rwego rwa company. Niyo mpamvu na company ariyo yasubije. Ariko ntibivanaho ko by the way hanze ya NBG Norbert arahari na Muyango arahari cyane, si byose cyane. Kandi ntabwo abantu ntabwo bahuza urugwiro ko bakorana, ahubwo ni nabwo ruza neza. Ibyo byose Norbert muri kiriya kigo arahembwa, si byose afite umutungo yicungaho utandukanye n'uwa company. Yego. Hanyuma se usibye nuko nyine iyi mihanda yaje byose bikajya bijya kwa Karubanda, afite undi yipasa wenda uri imunyiginya cyangwa ikimbaza, nabwo umudamu yajya gutanga itangazo, yajya gutanga injonction ngo nuko byabaye hagati y'umukoresha n'umukozi. Kandi koko ntabwo ari byiza uwo mudamu yaba yakoze neza, ariko nanone nawe yagaciye inkoni zamba akumva ko bibaho. Ariko kurengera company ndongera ngaruke je retire ma parole, kurengera company nibyo, kuko company ni company zigira amadeni, company zirasora, ugajya kubona ibintu bikazamba ukazajya kubona ukabonera henutse kubera iyo myitwarire. Abafashe ino announcement ya company nko guproteja boss wabo. Nese uzi ute ko atari boss wayanditse ahubwo kusetsa ni boss wayanditse. Shokwa kuproteja boss se gute? Nese boss aramwaye, nese Muyango aramwaye. Oya, proteja iki? Ntabwo akeneye protection bana. Nese yari yimbwa. Oya. None. Ariko ibyo yaba yavuzwe nabyo ntibyaba biraho gusa. Kuri wowe bibaye wokumva use je nta kintu ndi kubonamo pe, nta kintu ndi kubonamo. Kuba ari boss wa company na danger zo kuba company yahomba, icyo nicyo kibazo. Ariko kuba ari Norbert Gatera na Muyango abantu babiri bujuje imyaka y'ubukuri nta kirimo. Ariko yo company gutererwa icyizere, kuvanwaho, hari byinshi byahinduka ku izina rya company. Ariko ku bantu ku giti cyabo rwose nta kibazo mbonamo. Bakuru ntacyo pe, ahubwo uzi ufite amafaranga. Ibikorwa bya Norbert ukuntu bingana ntabwo simbizi bimwemerera kubaho. Ariko se buriya oya ntabwo ari sina Norbert wenyine, nundi wese nawe rega byakubaho, nundi byamubaho cyane, nundi byamubaho. Nuko hari abantu bambwiye ngo nyine ngo mbidefanda ngo kubera ko nigeze kuvuga ngo ntango abagabo benshi barya hanze, barya muri restaurant. Ariko nabidefanaga kuko ntabwo nabibacaho. Icya kabiri nuko muri restaurant usanga biteguye, naho mu rugo barabanza bahate bafatiriza imbabura, bategura ameza, bahanagura amasorori. Muri restaurant direct arura wakada muri restaurant ugenda wiseriva self service. Numenye uko byahashywe, numenye uko byahaswe,
numenye uko byatetswe numenye uko byaserivwe uhagera warura iminota 30 uvuye ku meza mu gihe handi babanza guhata uramara amasaha 2 sara baragita afite nibyo nitukaye ntago wakomeza ntago twahora gutyo umuntu ufite ubushobozi attention uretse gatoya barakuziza ukuri icya kabiri restaurant irahenda iyo buffet igeze mu bihumbi 10 kandi ibihumbi 10 bishobora guhahira urugo umunsi wose iminsi 3 buffet ku muntu umwe birahenda nibyo wishoboye utishoboye ntarya restaurant aragenda gatogosa cyangwa karya imvange sibyo kuko ibihumbi 10 imvange bibonetse mu rugo kameme nako imvange ibihumbi 10 ku mvange ni iminsi 3 mu rugo ariko ukagenda bikajya ku muntu umwe ariko bibonetse mu gihe gito sometimes biteguye na neza kurusha ntabwo bivanga vanze ubona ko agasarade n'agakiriro ibyo ngibyo wabituka buriya reka nkubwire ushaka kubica ari periode twigeze kugeramo nkajya mbona ko hari umuntu ugeze kuvuga ngo kubera ubunebwe bw'abagabo ngo sinzi ufite Imana iyo yanze icyo ikenesha abagabo naho ubundi abagabo bakize se hari n'umuntu ugeze kumbwira ati itandukana ry'umukire n'umukene mu kurya umukire arya icyo ashatse umukene akarya icyo abonye wabyumvise akarira kutongera aho arira ahashatse mu kayaga ku mazi mu ndege urabyumva agasangira n'abashatse cyane so rero ibyo byose ntabwo hari umusaza niba kibaho mbonye intebe umusaza witwaga mbonye intebe wigishaga i Butare yigeze kuyobora jiri y'umukobwa witwa Devota wari wakoze memoire ku ndaya z'itumba ariyo ntuza ye ariyo topic noneho icyo gihe mbonye intebe yari nka membre du jury cyangwa directeur wa memoire aduha ntabwo ari muri defense ariko principe yavuga ati ibi bintu ni redistribution des revenus nukongera gusaranganya ibyo winjije nese ubundi ubyinjije ngo bigende bite ubike bigende bite nugusaranganya ibyo winjije na sekarije yajyaga bivuga akiri ministre wa education so none bisaranganyijwe runaka wari ufite umwana wiga ababyeyi bari gushaka minerivare ukamumeneramo akabona minerivare ejo wari ufite agakredi wari uwatse inzu byari bigezaho bagiye kwiteza cyamunara akamumeneramo nukongera gusaranganya ibyinjijwe redistribution des revenus nimbi kuko redistribution des revenus urumva hiza abana bangahe wowe ufite batatu biga na hahandi wagiye bakwaranje bafite undi ngo nugize bane abana bane b'igihugu bari kwiga kubera ko wagize redistribution des revenus iyo utajyayo wayatangira ubusa hariga batatu gusa si igihugu gihomba no niba higa batatu bawe ariko nawe iyo ugiyeyo hari imbaraga utakaza zari kugenda ku gihugu zihise ntabwo ujyayo mu masaha y'akazi cyangwa donc ugiyeyo ikibi ni kwa kundi nabivuze kakagabo manza ngo karantutse simbyibuka ikibi ni ukugira ngo bikorwe n'umuntu udashoboye ariko niba bishobotse aho hantu umwana urwo rugo akiga atari kubishobora uwo mugore akagira ka business gashinga atari kubishobora kazasorera igihugu nawe akabaho aho kugira ngo umwana wahinduke mayibo batungwe na leta redistribution des revenus niba winjiza ibihumbi 500 nkuko redistribution des revenus ihera muri kwa kundi kugenda ukaba waguramo agacupa ubwo nawe nyiri butike abakiriyemo ariko nanone niba ugiye kurya muri restaurant na nyiri restaurant akagira akava mu cyiciro kimwe ajya mu kindi uzamuye umuturage w'igihugu iyo niyo redistribution des revenus apana kuvuga ngo 500,000 zose zicikire ahubwo iyo ngiyo mu mufuka wawe ahubwo iyo niyo yakabaye Kigali wishaye vara niko mubivuga none se yo ikomoka ku kintu ntabwo ari gushayinga uruhande rumwe ni ugushayaringa impande zose umuntu akajya muri salo agasa neza agacisha inzara agashinga ka business agatera imbere wera iki kubera ko mwashayarinze ubwo ntibayibuze kuvuga ngo wagiriye inama abantu kujya barishisha oya
nyewe navuze ngo icyo nabashije kubona nuko kubaho nk'uruyuki abagabo benshi oya nta ruyuki abagabo benshi barya muri restaurant shyiraho akadomo kurya muri restaurant kuko barambirwa guhata guhata guteka kugira gutega no gutegura bakajya muri restaurant gusa nyine hari umuntu wamaye commentaire arabimbwira ati rwose ati hari abantu benshi babazwa n'indyo zo muri restaurant batewe inzoka n'indyo zo muri restaurant cyane ubwo rero ntabwo ari ibintu twa promoting ariko bibaye ku bantu bakuru nta kidasanzwe urusuragira ngo mpindure imvugo ku bintu n'ubu turi kuganira ugiye nka Cosmos umuriro watse moto izopera none burase Cosmos iba riko Cosmos kandi ugiye Cosmos nta muntu wasanganira ngo umuntu yarusize reka Nyakabanda mu Iguhuha Gikondo nituzamuke gato n'ikimenyimenyi wajura reka ujya ubona ukuntu hariya business yo kuri Cosmos kuri uriya mihanda y'inyuma izamuka inzu yari mugongo irimo agasima ubu yabaye amakaro yabaye igitwe yabaye agacurama toilette nziza none rero ngewe nihandagaze ngo bino bintu urabyamagana se ngo bigende bite utabishobora uri uwuhese aha urakoze uri uwuhe ndi uwuhe wo kugira ngo mbane ikintu cyamaze kwiyubaka siko musetsa so rero ibyo ni ibisanzwe gusa muri rusange inama yo hagati y'umukozi n'umukoresha byo ntibyagombye hagati y'umukozi n'umukoresha ntibyagombye urahembwa fata mu mushahara tiva loin jya kure kuko bitanga n'isura mbi no mu bakozi bica n'intege abandi bakozi bagatangira gukora nk'abigaragambya byose se ko bihabwa runaka akakwereka ko yatonze ku kazi umukozi abyungukiramo we nyine umukozi abyungukiramo ari umwe ariko kampani igahomba kubera ko abakozi batangiye gucika intege kubera ko hari umukozi wabaye inkundwakaza nicyo kibazo ubundi byiza bizima ku mugabo wabonye udukaro twe yahembwe shaka restaurant ujya Rwamagana Jambo Beach ujye kuri Muhazi ujye ku Gisenyi ariko mu kazi no ubeho mu kazi wapi mu kazi byica akazi byica kampani byica byinshi bigatera n'umutima mubi mu bakozi ariko rwose abandi oya bira amahira ubwo NBG yavuze ko ari igihuha yego ariko umunyarwanda niwe wavuze ko nta nduri ivugira ubusa ku musozi gishobora kuba ari igihuha ariko gifite inkomoko nanone ntabwo ari igihuha kikoze ntabwo NBG nk'ikigo gikomeye nta nubwo cyareyajisa ku bintu biri no fonde buriya nkunda kubivuga mu mahame ya renseignement on ne peut pas communiquer no kureyajisa ku kivuzwe ni yindi communication sibyo se ubu se tuvuze ko urya imbwa wakwandika ibaruwa uvuga ngo byarasiniya kuba kutarayirya namba ngo sindya imbwa ngo rwose nabeshye iyi ni tuvuga ngo nywera ahantu za Kinyinya harantu bambwiye ngo hitwa mu bigutiya bakavuga ati Jarasi yaparitse mu bigutiya tuzi neza ko imodoka yawe iri kuri Abani wakwirwa wandika koko ngo naho hantu simpazi urwana n'iki nadasha ira n'indi communication karimo buriya karimo ya so amasomo rero abari menshi nkuko wagiye bigarukaho yaba kuri Muyango wavuzwe yaba kuri Norbert yaba na company ndetse n'uwo mudamu we kuko abo bose bari involve muri kino gihuha ubwo turagifata gutyo cyasubijwe version ya nyuma niyo cyetse wazanye igihuha naza n'indi version tuzongera twicare ariko niba byarangiriye hariya bati ni igihuha 100% na nyirukuzana ibihuha ntazana izindi facts wenda katuga ati gutya na gutya hanaha plaque iyi niyi mu cyumba iki n'ikirerere muri hoteli runaka cyangwa amasaha ya naya saa 5 z'ijoro rarahakinze amatara zimije ibintu nk'ibyo iri bigishe wazanye igihuha niba agitsimbara yuko atari igihuha naza n'izindi facts sibyo se yamuguriye imodoka yamugize gute ushobora gusanga wo yamutwereye yangana gutya hari n'intwerana abantu bagiraho question mark cyane none tugatera imetero tuvuga ngo ubusitani ari miliyoni 4 umuntu akavuga ati jyamo ku buntu yego iyo dutera imetero rero zita tureba ngo byabaye kuri mubyara wa nyiri ubusitani
niba mubyara wagira ubusitani yarishyuye nizo ngizo naho uziterera nyine kuko uribuka umugabo uribuka umugabo bavuze ngo yagiye gukoresha amakosa ikigo cy'ishuri ngo bandike umwana utari uwe wazumvise imetero none se ababiga hari ababashiki bese niho biga uranyumva uhita wibaza kunyira umwana ukatsa imodoka ukarenga intara ukava mu mujyi wa Kigali ukarenga intara y'amajyaruguru ukagera mu y'uburengerazuba ugiye kurenga ku mategeko ushaka gukoresha amakosa diregiteri ngo yandike umwana utemewe kandi uwo mwana none atari n'uwawe abawe bigenda bite ubahirimbanira gutyo nizo metero umuntu abatera uwawe bamwohereza ibushinga rwirutisha zinga ibikapu ugende buzinga rwiri ariko ubundi ukajya kurwana na diregiteri ngo namwandike urumva ubwo iyo metero wayitera ntigwemo igitego kiravuna egekaho kugitsinda biragora egekaho bundi buriya ariko usibye ko tutakabaye tunavuga no kuri ibi bintu abantu niboroshye ibintu abantu nibeshye niba umuntu ari mukuru n'undi ari mukuru abantu niboroshye ibintu niba byananiranye kuko nta muntu ugenda adafite icyabuze nakubwiye ngo ujya kurya muri resitora yarambiwe guhaha no guhata no gufatiriza imbabura sibyo yambabura nifatirizwa bigahira rimwe n'ibyo muri resitora papa ariko ntabwo umuntu ategetswe kuvuga ngo resitora ageze kuri etape yo kwihahira kwitekera ibintu byamuje abantu niboroshye ibintu kuko buriya ejo bundi sinzi umuntu twavuganye nkunda ibintu bya ntuza bya sinzi ibintu by'abihaye Imana n'uburyo basezeranye sinzi ihame ryo kuvuga ngo impeta bayambika urutoki rwa kabiri ku kiganza cy'ibumoso cyavuye rwa rutoki rusobanura iki sinzi nabonye biri inuzi no impeta harahandi yari kujya harenze hariya ikajyamo ze no simbizi ariko umuntu waragize ngo dore ikimenyetso uru rutoki se ku ntoki urutoki se kwa iyo filozofi yavuye he rusobanura iki mu buzima ku buryo urushyiraho ikimenyetso ngo inzu yafashwe byose n'intebe zirimo n'amarido ni egutese ururu ariko we wambabariye wambabarire pe kangezaho abantu niboroshye ibintu ubwo byanze bikunze umuntu ajya muri resitora hari icyo yabuze ahubwo abantu nibahindura imikorere ntihagire ikibura abantu nibarwana iyo ntambara yo kuvuga ngo ntakagire icyabura biragoye ntabwo bigoye birashoboka byigishijwe neza abantu bakabyumva apana kuza ntabwo ari ukurega agatuza umuntu ni mugari my dear kuba ufite amafi ariko kumbura agafi ko ku mazi barobeyeho oya none se wakoze pisine wawe se ukorora ukayorora niba ushaka ivuye mu mazi ako kanya ufite ubushobozi nawe gira pisine cyangwa se urumva niko nukuvuga ngo mu rugo nibateka nko muri resitora ntabwo uzagenda cyakoze sibyo nibateka bagateka neza nko muri resitora ukajya ubisanga ku meza ntawe uzajya niyo fi rero nuyikumbura bazagukorera icyuzi bashyiremo amafi urobe ku kanya ntibibaho se ubu ntihari abagabo bagira icyuzi se cyo mu rugo manza bashobora guhita bimenya ntihari abantu bafite amasawuna mu rugo n'umumaseri kubera iki basanze kujya muri sawuna y'ahandi havamo ibibazo bakazana umumaseri cyangwa umusezi ndabizi se oya urumva nyirukubaka sawuna nibyo nkubwira ni nkawe wagacukuye na cya cyuzi niwe umenya ngo uwumasa n'uwuhe ariko nuvuga ngo bivanyeho kwa kuvuga ngo yagiye muri sauna massage aha naha bitangire abo bandika Iguhuha batangire sibyo se nese niba ufite icyuzi cy'amafi mu rugo ukagira frigo ukagira sauna massage ubwo bazavuga ko wariye muri restaurant gute birahenda ariko birakunda nibyo ngibyo mbere yo kubuza umuntu kujya muri restaurant teka nka restaurant biboneke nk'ibya resitora niba udashaka ko hajya muri massage ubaka sauna mu rugo ushaka umumaseri uhahora niyo yaba ari umuzamu cyangwa umushoferi abikore byose